Cyumweru gitaha turatangira amasengesho y'iminsi 7 turaba dusengera Amerika na Canada. Turaba dusengeramo abantu, ndaza kubabwira ibintu tuzaba dusengera kuko birihutirwa cyane. Rero uyu muriro n'inkongi cyambere nibijya mwumva ikintu bita amazuku. Amazuku buriya hari amazuku ashobora kuzamuka agatwika, harahiye wenda sindi bisobanure nkuko kuko hari ibyo ntagomba kwivangamo, ariko kimwe muri byo Imana yashatse kugira ngo ibashe kukwereka igihugu nka kiriya cy'igihangange ko ibintu byose bishoboka. Tubona intambara, ibintu bigakomera, tukabona ibintu bimeze nabi muri Afurika, ariko uriya mujyi wa California, uriya mujyi wa California ni nahabegereye mijyi hege amastate mwe muyazi, ariko hari impamvu yabikoze. Numweyo bakunzi bacu mwese, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagira neza. Turabifuriza imigisha ituruka ku Uwiteka Imana yacu, iyo tubasabira uko bwije n'uko bukeye kugira ngo mukomeze kubana n'Imana, kandi Imana ibe ari we murinzi wawe, ari we murinzi wawe kwizerwa nkuko umuririmbyi yabivuze, niwe uturinda uko bwije n'uko bukeye. Ndabashimiye rero mwese abakomeje kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda dutambutsa n'amarayivu, tubashishikariza ko tugiye gukomezaho nanone amasengesho, twongera dukora amasengesho. Mu cyumweru gitaha tuzaba dukora amasengesho ya live ya buri munsi kugira ngo tubashe kubana n'Imana iteka. Imana rero ibahe umugisha kandi ikomeze kubagira neza, kuko turabakunda kandi tubifuriza ibyiza kugira ngo mukomeze kubana n'Imana. Uyu munsi rero nkoze ikiganiro kubera ko navuga kitari bube kirekire, ahubwo ni ikiganiro nshaka kugira ngo tuze kugira umwanya wihariye wo gusenga, biturutse n'ubusabe bwa benshi buriho yagiye bansaba. Nagiye mbona abantu benshi banyandikira, hari abantu bagiye banyandikira bari muri Aziya, abandi bari muri Amerika, nkaho ibibazo biriho bituruka. Barambwira ati wakoze warahanuye, ngira ubwashize twavuzeho ku byerekeye Karongi. Imana ijye bamugisha abantu mugenda muduha amakuru, hari ayo dushobora kuvuga ariko hari nayo tutavuga. Ufite ama message y'abantu benshi bambwira ati ibi n'ibi byagenze gutya na gutya, kandi tukabona ko bigaragara ko hari icyo Imana iba yakoze. Ariko nanone cyane iyo hari abasubizwa mu buryo bufatika, hakaba noneho n'abandi nabo baba bariho baca mu bihe bikomeye. Rero mu abantu benshi babambwiye bari muri Amerika, bo bambwiye ati ibintu wahanuye uvuga uti dusengere Amerika na Canada, ngira ngo nari nabanje kwakira ubusabe bw'abantu bo muri Canada, bavuga ati minisitiri w'intebe yeguye biki n'ibiki ibintu nk'ibyo, batireka dusenge. Turasenga, ariko nanone mbabwira ko mukeneye no kongera amasengesho menshi cyane. Iki kintu ngiye kugishyiraho umucyo, kuko mbere ntabwo nashobaye nkaho ntuzemo gake, kandi wenda niyo ndwara yanjye niko mbyumva kandi mba numva, ariko nyoborwa birandinda bindinda byinshi. Rero y'Imana ivuze bigira umumaro. Hari umuntu nabambwiye ko ubwo buhanuzi bwigeze kuvugwa n'umuntu wo muri Ghana, nawe wabihanuye. Hari n'undi w'umunyamerika nawe yabihanuye. Ibyo byose ntabwo navuga ngo narabyumvise mu ndimi bavuga, ntazo numva, ariko mpamya neza ko Imana ibasha idukoreramo ari imwe. Rero baje benshi, hari nk'abo hari amasengesho nari ndimo, twagiranye umwanya waje wo gusengana n'abantu muri Amerika, tugira umwanya wihariye wo gutamba ibitambo byo gusenga, ariko nawe turagusaba umusenge. Bati inkongi iriho itera abantu gushya muri California. Mu by'ukuri ntabwo Imana ari uko itavuga cyangwa Imana itabona ibiriho bikorwa, ariko ni igihe cyo kugira ngo mube maso. Nimubona impuha, intambara, ibiteye ubwoba byinshi bigenda biba, muzakore ibishoboka byose mwegera Imana. Mu by'ukuri
hari igihe nigeze guhagarara ngaha ndavuga ni musengere agiye kuza icyorezo kizibasira abaganga, ariko ndakeka abaganga bo mu Rwanda bahuye n'ibikomeye cyane. Hari ikintu cyambabaje kimwe n'icy'umuganga wansanze bicyaduka, aranyegera arampamagara arambwira ati ndashaka ko tubonana tukaganiraho gatoya. Twaraganiriye, ambwira byinshi bijyanye n'uko dufite abantu, buriya tugira abantu mu gisirikare bemera Imana bakanadufasha gusengera izo nzego zose. Ariyo mpamvu iyo abantu basenga badakoze ibintu neza uko bikwiye, usanga n'umukuru w'igihugu bimubabaza kubera ko haba hari abantu babigezemo bigura intege. Abo rero nzi neza ko hari abantu banjye tubana kandi dusengana, babona ibyo byose bahora biteguye ko byaba ari n'ubuhanuzi bwavuzwe bagasenga. Rero harimo umuntu umwe nababaye ejo nubwo najyaga Faisal, nahuye n'umuntu turaganira, ariko nsanga umuntu umwe muri abo waje kundeba nawe yari kera cyorezo cyaramwishe arapfa, ahabwe iruhuko ridashira. Ariko yaraje andanganiza ndamubwira ati ngize ukuri kuntu wari wabibonye, ndavuga mbere ko nabibonye. Arambwira ati ibi nibi niko bimeze. Rero n'abaganga bose bari bafashe umwanya munini wo gusenga. Twagize igihe kinini cyo gukora amasengesho yo gusenga, dusengera abaganga tw'igihugu cyacu. Byashoboka ko tujya muri lockdown tugafungirwa ntitwongere kugira gahunda zose dukora, ariko Imana yo kabyara, Imana yo kabaho yaradufashije kandi byakunda kiragenda. Hanyuma ndashimira abantu mwese rero mwakoze amasengesho yo gusenga, mugasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, waba ukora kwa muganga, waba uri mu gihugu cyacu, waba uri n'ahandi, warakoze. Tugiye rero mu cyumweru gitaha turatangira amasengesho y'iminsi 7, turaba dusengera Amerika na Canada. Turaba dusengeramo abantu, ndaza kubabwira ibintu tuzaba dusengera kuko birihutirwa cyane. Rero uyu muriro n'inkongi, cyambere nibijya mwumva ikintu bita amazuku. Amazuku buriya hari amazuku ashobora kuzamuka agatwika, harahiye, wenda sindi bisobanure kuko hari ibyo ntagomba kwivangamo, ariko kimwe muri byo Imana yashatse kugira ngo ibashe kwereka igihugu nka kiriya cy'igihangange ko ibintu byose bishoboka. Tubona intambara, ibintu bigakomera, tukabona ibintu bimeze nabi muri Afurika, ariko uriya mujyi wa California ni naho hegereye imijyi hegeye amasiteti mwe muyazi, ariko hari impamvu yabikoze. Ni umweyo, hakorerwa ibintu byinshi, hategurirwa ibintu bibi bya antikristo, ubutinganyi bwinshi niho bwibanda, inkingo nyinshi, amavirusi menshi. Ibyo byose hari umwanda Imana ishatse gukuraho, kuko hari ikintu Imana ije gukora muri Amerika kandi izagikora. Hari ibintu yagombaga kubanziriza imbere ya Trump kugira ngo biveho, mwamwemera mutamwemera, ariko hari icyo kigomba kubanza gigakorwaho. Tuzaba rero dusenga. Nanone nigeze kugira ubutambutse ubuhanuzi, mbona abanyafurika bataha iwabo bagaruka muri Afurika, Barundi bataha ikirongo bazi iwabo, bamwe aho kujya iwabo i Burundi bakatabaza mu Rwanda. Abanyarwanda nabo ubwabo bataha, bamwe banga gutaha bakata ikirongo bajya i Bugande, kuko Kongo ho ntibakahagiye kuko ntibyoroshye, ariko habaye baraho, harimo bamwe baza abandi bagakata, ariko igihe kirekire cyo kugira ngo batahe. Rero abo mbwira nabo ndiho ntumwaho muri iyizi, narababwiye, narahanuye, naje mpanura, nabaye nka bimwe bya Yohana yaje atarya atanywa bamwita amazina, Yesu aje arya bamwita igisambo, ariko narahanuye, natumwe n'Imana. Igihe cyanjye gisa nkaho kirangiye, Imana yemeye ko iki rero mvuga kuri ibi kugira ngo dusenge. Tugiye none kujya dukora, Imana impamagare kwicara ngasenga, abazafatanya nanjye tugasenga, tugakora umwanya. Harimo gusenga, harimo gusura abarwayi kwa muganga, no gusura abarwayi
hari nk'umuntu wansabye kujya kumusengera mu rugo rwe aho ari, ntabasha guhaguruka, ntabasha kugenda. Nkeneye rero uburyo ngera kuri abo bantu, nabo tugomba kugendana, tujye gusura abantu, tubasengere, dusange izirushye, tuzisange. Rero n'ikimana impamagariye no gusengera ibyahanuwe kugira ngo ibibi bye gusora ahubwo hasohora ibyiza. Iduhamagare kwicara ku karago tugasenga kandi tugahamagara Imana isumba byose. Rero tuzaba dusengera icyo gihugu na Canada. Ikindi hari ibihe nubwo uyu munsi Amerika iriho hari inkongi, ariko Canada nayo ishobora guhura n'ibibazo kuko ni ibihugu bibiri bizaba bishoreranye kandi bizahuranamo n'ibibazo. Mana yanyeretse abazungu bagiye kwisubiranamo, hagiye kuba intambara nyinshi muri ibyo bihugu byabo. Nubwo muri Afurika batatworoheye, mukunde ibihugu byanyu, mukunde imigabane yanyu, mudukunde. Turi mu ntambara, tuba turarwana, turarasana n'amateka, turarwana n'amateka, ariko mukore, reka mbabwire ijambo rivuga ngo mukore amahamba ku buryo mwitegure. Umuntu usenga, umuntu ubana n'Imana azabona ubutabazi bw'Imana. Ariko ibyo bintu birahari, hazabaho rero, hagiye kubaho ibihe bikomeye cyane hagati ya Canada na Amerika. Hazabaho ibintu bikomeye kandi bitari byiza. Mbese abazungu bagiye kwisubiranamo, dore bo bisubiranyemo biba umuyonga, bagira umujinya w'umuranduranzuzi. Uretse ibyo bya Kongo n'u Rwanda, Tshisekedi agatongana, perezida wacu akicecekera akamwihorera, ariko yatongana nawe ntafunga imipaka, abagigoma bakagenda, ibicuruzwa bigakomeza. Burya umugabo nk'urakara, ariko abenegihugu bakagumya ntacyo bitwaye. Ariko abazungu bagira umujinya, burya ashobora kurakara bagatera. Ubwo tuzareba ibyo muri Ukraine n'Uburusiya, aho bahindutse amatongo. Wajye muri Israel na Palestine bameze nabi. Rero ibyo ngibyo harimo ikintu, ariko kubera ko harimo bene data basenga, dufitemo abazungu basenga, dufitemo abirabura bacu basenga, abo nabo tuzabasengera. Aya masengesho rero niyo tugiye gusenga, turahera ku itariki nako ku wa mbere nibwo tuzatangira ayo masengesho. Tuzadusenga ari live mu rwego rwo kubasengera kugira ngo tugire. Hanyuma ikindi rero nacyo Imana imbwira ishaka ko mbabwira, hagiye kwaduka ikindi cyorezo, kandi icyo cyorezo kizaza habeho inkingo. Bizakomerera cyane abantu basenga, kandi muzatondeshwa umurongo cyane. Ni mwebwe muzashyirwa ku rutonde rwa mbere rwo kugira ngo mukingirwe izo nkingo. Izo nkingo rero barabazi, nizo zabanza. Ariko ari ukurokoka kwa bamwe Imana izarinda, nkurikije uko nabibonye. Hari ukurokoka kwa bamwe, aho bamwe bazagera aho bajya kuvoma ntibikunde. Wenda sindi bivuge byose kugira ngo udahishurira amabanga umwanzi yose, ariko mumenye ko bihari. Abazi Imana yabo rero mukomere, kandi muzakoreshwa iby'ubutwari, musenge. Rero icyo ndumva ari cyo kintu Imana cyane ngiye kugira ngo ndabinginze. Ubwashize nababwiye ngo nimusengere Mozambique, muranintira Banyarwanda bari muri Mozambique. Ngira ngo abanyandikiye bambwiye, hatsibye abantu nka 3 banyandikiye bambwira, ariko abandi mwanyandikiye muntuka, munyita igiki, mumpuzana na leta. Ngiye nkorera leta, ndi umunyarwanda, ariko mpuzana nkorera leta y'ijuru. Leta y'ijuru ni nayo nicyo gituma munankurikira, kandi hari igihe kizagera mukamenya ko nari mbarimo ndi umukozi w'Imana. Hari igihe kigiye no kuza mukazamenya ko nari umuhanuzi, ariko ibyo ntabwo ari byo tugenderaho. Ariko mureke dusenge, muve mu kajagari, muve mu kunezerwa n'ibyo mufite mudafite, muve kureba uruhu, muve kureba kujya mu matiku, mushake Imana. Ni igihe cyo kugira ngo Imana ibiyereke, muyibone, mubone ukuboko kwayo, kw'Imana iri mu ruhande rwayo. Rero Imana ngira ngo niyo ishaka Imana rero irashaka ko tuba maso kandi tugasenga. Umva rero ndashima cyane abantu bakunzi banjye munkurikira
mukanakurikira akantu k'akandi. Mureke dukomeze kuba hamwe, mureke dukomeze kuba hamwe, tuve mu kavuyo, tuve hehe, mureke dukizwe, dusubire ku rufatiro, dukizwe. Nidushaka Imana ibintu byose tuzabibona, dufite ubuzima bwiza muri Kristo Yesu. Tuzabibona kubera ko nidufatikanya tugasengera Amerika. Hari abantu benshi nk'uko bivuga bagiyeyo bari mu kazi, abaro bakorera muri Amerika baradushyigikira, badufasha kugira ibyo tugera. Muri Canada njyewe ndashima umuntu uri muri Canada yangure kamera, gusa icyatuma muri Amerika ari abavandimwe, kuki se ntashima no gusenga. Rero mureke tubasengere, kuko duteguye kuvuga ngo tugiye kujya gutegura kujya gufasha abantu. Bamwe bareba mu byo bamaze igihe bakora bakadufasha. Bene wacu bari muri Afurika biragoye, kuko nabo bwa buzima barimo ntago boroheye. Rero dukeneye kubasengera kugira ngo bakomeze bahashye. Ariko wahaha unibuke ko aha hari akantu musenge. Rero hari urukuta, hari intambara igiye kuba uyu mwaka. Turatangirana n'intambara zabari abantu bose muri Amerika, Canada. Nimumve ko ugize ko hari ukwibirandura, hari induru. Hanyuma hari ikintu umuntu umwe yigeze kunyandikira ngo ikintu cyerekeranye ko ADPR yasezera abantu 350 ngo harimo n'abarimu b'abapasiteri. Ati ibi bintu birakwiye ko umupasiteri bamusezerera, bakamuha inzandiko, bakamusinyisha kontra, bakajya guta ibintu nk'ibyo. Ubundi umurimo w'Imana duhamagarirwa n'umudendezo, ariko si umudendezo wo gukora ibyaha, ahubwo umurimo w'Imana duhamagarirwa no gukorera Imana tutagendeye ku nyungu iyo ari yo yose. Reka rero ngire icyo ntangaza, ntago mvugiye ADPR, ndavugiye ahantu hose. Iyo wagiye gukorera Imana ugasinya kontra kuzakora unahembwa, ugomba kubahiriza amasezerano wagiranye na shobuja. Icyo gihe uba uri umukozi kandi ugenerwa ibihembo. Iyo shobuja rero ubushobozi bwo kuguhemba atabufite, afite uburenganzira bwo kuguhagarika, mukaguhagarika igihe ibyo yakuhembaga bidashoboka. Dufite abantu bajya bagera gutya mu miryango yabo, abana babo bava ku mashuri baje mu biruhuko, barangiza bagahita birukana abakozi. Akavuga ati mfite abana biga muri segonderi, nta bushobozi mfite bwo guhemba umukozi, reka muhagarike, noneho abana bazabikora. Bamara kugenda kongera akamushaka. Ubwo ni ubushobozi bwe. Rero ADPR n'andi matorero yose yagiye, ahubwo wenda tubona ADPR isa, reka mvuge ngo ibibera muri ADPR suko bitabera no mu yandi matorero. Hari amatorero manini, hari amatorero abantu bose bagiye bafungirwa, twese twarafungiwe, ariko ntabwo byatuje gukorera Imana. Ntabwo twitotomba ngo twicare tuburane ko nta mushahara dutegereza ngo baraduhemba, kuko twe dukorera Imana isumba byose ikaduha. Hari n'abandi rero nabo bafite ukuntu bagiye baranja, abapasiteri babo amabranch yabo yagiye afungwa, akaba afite ukuntu yagiye afungwa, ariko bakafite ukuntu bagiye bakimira ibibazo byabo. Za sayini bafite mu ntara zaragiye zifungwa, ariko za restoration, za methodiste, za nkuru nziza, ayo matorero yose tugenda tubona arahari agiye afungwa mu ntara. Ariko ntago twumva baza hano ngo bavuge ngo baze hano bavuge ngo baraduhagaritse, amatorero yarafunzwe yacu tubayeho gutyo. Ntabwo turabibona, ariko ntabwo turabona baza ngo bavuge ngo binebiye baba byagenze gutya, turapfuye, kontra twagize. Ntabwo barazidukwe suko bidahari. Ariko ADPR ntabwo ibyo yakoze ari uko birenze cyane, nibyo urababara. Ariko niba mwaragiranye kontra, ko ADPR yari ifite ikintu kivuga ngo ba pasteri, ngo pasiteri bafite mwarimu, pasiteri ndetse n'umushumba n'umuvugizi, ngira ngo iranka bagera hejuru ni revera. Ukibaza rero pasiteri n'umushumba batandukaniranye. Mwarimu ntabwo mwarimu bavugaga, mwarimu ntabwo ari mwarimu w'umwigisha wa ya mpano y'umwigisha tubarwa muri za mpano umuntu Bibiliya ivuga umwigisha. Ntabwo witwa mwarimu ari we mwigisha, ahubwo ni urwego bashyizeho
bwo kugira ngo bubashe kwegeranya ahinduke. Ni nawe ukora n'akazi kenshi cyane, kwegeranya ibintu byose, asura abakristo, asura bayihannye, abarebe, bategura kubatizwa gutyo. None yabikora agahereza pasiteri. Pasiteri rero kuko ari pasiteri nyine uri aho nawe agakora nawe agahereza umuntu agahereza umuntu uzi umushumba. Urwego bita umushumba n'uyu munsi ntago njya nkunda kubisobanura, ntago mbyinjiramo cyane n'uburyo bwabo baba barateguye inzego, ariko n'urwego rwo gusumbanya abantu kugira ngo nibamara kubasumbanya uko babayobora buri nuko babarya. Kuko ntago ushobora kuvuga ngo umushumba ni Ikinyarwanda, pasiteri ni Igifaransa. Urumva rero urwo rurimi rw'amahanga wise ni ukuvuga ngo ni uburyo utegura ugamutegura mu waremye inzego za mwarimu ahabwa akantu, ukubiteho pasiteri ahembwe, kandi guhembwa arakora kontra, hanyuma agaruke ku mushumba. Niyo mpamvu rero pasiteri uyu nguyu usezerewe agiye kugirana atangire akora ihererekanya bubasha ryo guhererekanya n'umushumba. Uyu mushumba bagiye guhererekanya nirwo rwego rugiye gusigara, ahubwo uyu mushumba agiye gukora cyane. Uru rwego rero kuba ruyoboye niba paruwase yari ifite cyangwa niba ruremba niba kiri ufite paruwasi ifite imidugudu ingahe yose iyobowe n'abapasiteri zikaba zarahagaze, none se koko niba zitazikora kandi babahemba mu maturo barabaha iki? Aho ngaho nicyo na leta ubwayo igabanya abakozi ikabagabanya kubera ko ubukungu ntago bwifashe neza. Tujya tubibona ugasanga ubukungu ntago bwifashe neza. Rero numva ikibazo cya DPR ifite abana ikagira n'abandi rwose bahora basakuza, bahora bamena amabanga y'urugo rwabo. Nakubwiye nti uyu munsi ufashe umupasiteri wese wafungiye urusengero afite agahinda, afite umubabaro, ariko nanone tugomba kuba no mu gihugu, ntago itorero ryo rigomba kubaho ritubahiriza amahame cyangwa se amategeko y'igihugu, kubera ko ubwacyo ugiye guhabwa ibyangombwa mugirana amasezerano na leta. Rero amasezerano ya leta niyo isa nkaho iriho igenda ivuga ati dusubire mu masezerano. Niba ubwayo rero ushobora kwaka icyangombwa ariko ntiyakwaka agakiza. So rero ni ukuvuga ngo niba babagabanyije abapasiteri 350, ayo masezerano nyine uremera. Niba warayariye, niba warakoze ibiki, kuko arahabarwa. Icyo gihe n'uwarabikoze ntutake kuko wakoze wanyuranyije n'amategeko. Rero uwagusinyishije ni nawe ugusinyura, ariko mureke tugirane isezerano n'Imana, kubera ko niba rero baguhagaritse wagombye kuba niba Imana yaraguhamagaye ntabwo uzicwa n'inzara. Niba Imana yaraguhamagaye ntabwo uzicwa n'inzara. Soza rero kuri iki gika navuga ngo abakristo baba bo bari bashumbye baba n'inshuti zabo, kuba umuntu yari afite ibyo yakoraga bamwitorero, numva mwabaremera, numva mwababa hafi, ntimubatererane, tukagomba kubakunda, ariko nanone nyine amasezerano yabaye, kuko iyo habayeho gutya bamwe muzajya no mu gihome. Niba mwarakoresheje umutungo nabi w'itorero muzabihanirwa, kuko mufite kontra. Ariko ufite kontra gukorana n'Imana rwose humure, nta kintu na kimwe uzahura nacyo. Rero numva nta byacitse mu itorero, kuko ibintu bikunze kuba kugira ngo bigumure abakristo mu itorero. Itorero rya DPR riracyakomeye, riracyafite ubuyobozi. Abagusenga mukunda Imana, mukunde amahame y'abayagezeho, amategeko abayagezeho, muyubahirize, mwumvire ababayobora kugeza icyo gihe. Hanyuma rero abo bagabanyije, mwasakuje, namwe mwihangane, Imana mwakoreye izabitura. Iyo warakoreye Imana rwose yiteguye kugugirira neza, ntabwo izakureka. Uzasange abo bagabanyije mbere yawe, icyiciro cya mbere baramenyereye, abakozi Imana birwa bakora, kandi ukabona ubuzima bwe bwarahindutse, kandi ari no mu kiruhuko. Ariko impinduka zose ziravuna, ariko ko zamera kose ntabwo zibuza. Rero ibi byose nabyo nibidushishikariza gusenga Imana. Imana ibaha umugisha, kandi turabakunda. Mukomeze kubana natwe, kandi mukomeze gukurikira inyigisho dutambutsa z'uburyo bw'agakiza, ko tugiye gusubira ku rufatiro rwo gukizwa. Hashobora kuba warakijwe nabi, ariko ushobora no kuba waramaze kubivamo wumva waracitse intege. Icyo nicyo tugiye kujya dufatikanya
ndetse n'inyigisho z'imiryango kugira ngo tumenye uburyo twubaka urugo rwiza ruzira amakimbirane kandi urugo rwa gikristo rwubakiye kuri Kristo. Habwa umugisha n'Uwiteka Imana mu ijuru.